Dutangiye hari umusaza uri kwikorera akazi k'ubukirina, barakwereka aho ngaho hanyuze abasore n'abakobwa b'abasirimu, barakwereka batangira gutera uyu musaza, batangira kumumenesha ibyo yari ari gukora. Uraje baramubwira ati Karitasi we, ati uje uragena amasaha yo gukora, ati hariyo amasaha yo gukora akazi ka hano. Barangije bahita bacaho barakomeza, barakwereka aka gakobwa niko kari kabitangije. Barakwereka inyuma yaho hari undi mukobwa wahanyuze, umusaza uri hano yasigaye ababaye. Mana yanjye, aba ari abantu ni babi kandi bari baje gusaba akazi. Reka bakwereke iyi nkuru uko yagenze, kurikirane witonze uraza gusobanukirwa, nawe niba uri umwibone uraza kubona isomo. Barakwereka umusaza uri hano yaje mu biro afite igitabo, asanga babandi baricaye. Umusaza uri hano yatangiye gukuramo isarubeti yari yambaye, agikuramo isarubeti babona niwe CEO w'iyi kampani bari baje gusabamo akazi. Nyagasani, batangira gutungurwa no kureba hirya. Kurikirane filime uraza kuryoherwa. Barakwereka umusaza yahise akuramo ibipuranti yari yambaye, arangije atangira kubabwira ati mwese ati mbone mwarengarenze mwasohotse imiryango, mbone mwarenze imiryango, ati atera twirukanye. Arababwira ati mwese mbone murenga. Gusa bari bahemutse, aba ngaba nta bakozi babarimo. Barakwereka bahise basohoka ndetse bari kwirukanka. Ako kanya umusaza yasigaye ahagaze hano, batangira kuza kumusaba imbabazi. Baramubwira ati watubabariye, ati tubaribare ntatuzongera. Ariko umusaza uri hano yari yakaniye, nawe yahise abirukana.